uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri perezida wa Iran Raisi wagize impanuka muri helicopter, ikaba yaraguye hari amajyaruguru ya Iran avuye hariya muri Azerbaijan, noneho indege iramanuka arapfa. Uko byagenze abantu babivugaho kwinshi gutandukanye, ariko ukuri kwabyo ni ukuhe. Mbere yuko tubyinjiramo rero, kamanze mbibutse ko mbere y'imyaka 10 ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya nahawe igitabo kuri Ukraine hari mu 2010, muri 2014 nabwo nahawe ikindi gitabo ku Rwanda, ku byabaye mu Rwanda, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe Abatutsi, uko byagenze n'intangiriro yabyo. Mbese ibyo ngiye kubabwira ko biba bifite ishingiro tuba twabitekerejeho. Mbere rero yo kubyinjiramo, reka mbanze mbibutse ikintu cya mbere cy'ingenzi gikomeye. Nta kintu mu buzima cyangwa mu isi kigora nko kumenya ukuri. Ukuri iyo ukuzi kuragora, kuravuna, kuko uko kuri ntabwo benshi baba bakuzi. Kubw'iyo mpamvu rero abantu benshi ntibabisobanukirwa. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bafite imyumvire itandukanye ku byabaye kuri perezida wa Iran Raisi. Benshi baratunguwe, ariko nge ntabwo natunguwe, bimeze nkaho nta cyabaye, ahubwo ku buryo n'impamvu ngiye gusobanura. Mu minsi ishize hari video nakoze mvuga ku buhanuzi, uko iyo usubije amaso inyuma muri Bibiliya usobanukirwa uko Iran yahoze ari Persia Empire yasubije ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano. Kubw'iyo mpamvu nanagusobanurira ukuntu bari abantu bari muri Isiraheli bigize ubwoko bw'Imana basubira muri Isiraheli mu 1948, uko byagenze ubirebe mu zindi video uko byagiye bigenda. Noneho bakaba baracuze umugambi na Amerika wo kurimbura Iran bivuye inyuma kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Nabavunguriyeho mbabwira ukuntu Trump bakoze igiceri nababeretse. Noneho nibaza ikibazo, ndavuga ni niba koko Iran ari yasubije ubwoko bw'Imana muri Isiraheli, kuki Isiraheli uyu munsi yanga Iran urunuka? Bakaba bariganye igiceri cya Cyrus bagashyiraho Trump, bivuze iki? Kubw'iyo mpamvu rero harimo urujijo ahantu ku muntu ubikurikira, ariko bisobanukiwe nta kintu gishya muri byo. Kubw'iriya ndege rero yaguye perezida wa Iran agapfamo, ukabona ukuntu abaturage bose muri Iran bagize intimba, amarira ni yose, kubera baba bakunda umuyobozi wabo, ariko ibibazo byibazwa ni ibi: kuki yagiye muri helicopter ahantu hameze kuriya? Ese koko niba Amerika na Israel rero bamuhanuye, bamenye gute iby'urugendo rwe? Kuki yagiye muri iriya ndege ya helicopter yakozwe n'Abanyamerika? Ibibazo byibazwa ni byinshi cyane. Ikindi nyamukuru, kuki zari helicopters eshatu, imwe yarimo perezida na minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba ariyo yaguye? Ibyo ni ibibazo byibazwa cyane. Ese abaye ari Israel cyangwa Amerika bamwishe, inyungu bafite muri byo ni iyihe? Ese nk'uko abantu benshi babivuga, abaye ari uriya muyobozi w'ikirenga wamwivanyeho kugira ngo ahereze umuhungu we Hamenei, ese byaba bifite izihe ngaruka? Byanze bikunze urabona Israel yakoze icyo bita gushotora Iran, irasa ambasade ya Iran muri Syria. Ibyakurikiye wabonye uko Iran yabisubije. Bari bazi ko bazabendereza nka kuriya bagaceceka. Wibuke ari gusubije n'amaso inyuma, Soleimani uriya musirikare bishe mu myaka ishize, Iran yarabyihoreye, ariko noneho bakomeza bayishotora. Impamvu narazikubwiye nta zindi, nuko Iran na za Korea z'Amajyaruguru n'Uburusiya babangamiye umugambi wa Satani wa Israeli na Amerika. Ibyo ni ibintu abantu benshi batazi, ariko nabivuze mu video yashize
ugende ubirebe, ariko noneho dukomeze turebe iby'impanuka iby'urupfu rwa perezida wa Iran icyo bigiye kuvamo. Arapfuye, aragiye. Wenda abanzi nkuko Israel yita Iran umwanzi wayo, Iran nayo yita Israel umwanzi wayo. Ni ukuvuga ngo turebeye mu buhanuzi bugomba gusoza kuba perezida wa Iran apfuye agiye, yaba yishwe cyangwa se yapfuye kubera impanuka, byose ntacyo bihindura ku buhanuzi, kuko byanze bikunze uko byanditse, uko Imana yabigennye niko bigomba kuba byanze bikunze. Ashobora kuba agiye, ariko nanone bitavuze ngo Iran igiye guhita yataka Israel cyangwa bigende gute, kuko byanze bikunze ugomba kwibuka ko iyo ikintu kibaye umuntu agataka akitanguranwa nk'uko Israel na Amerika batangura bavuga no ntabwo ari twebwe, ibyo bintu bihita byerekana byinshi byihishe inyuma y'ibyo bintu, kuko iyo witangurana ukaza hanze uvuga ati ntabwo ari njye wabikoze, byanze bikunze abantu bareba kure batangira kwibaza no kugira amakenga. Kubw'iyo mpamvu rero kuba ntacyo bivuze cyane kuba Raisi yapfuye bishingira kuki. Wibuke Israel ihora yiriza itaka ngo Iran yashaka kwihanagura ku ikarita y'isi. Burya iyo umuntu agusubije mu gata muhereyemo ugataka ngo ashaka guhanagura ku ikarita y'isi, nuko azi ko nawe ushaka kumuhanagura ku ikarita y'isi, cyangwa se ugize uburyo n'ubushobozi bwo kubikora nawe wabikora. Ndabivugira iki rero? Kuba atabizi, kuri Israel yumva yuko yagira amahoro igatuza ari uko Iran itariho ihanaguwe. Kuba rero mu mitwe, sinzi ko abantu benshi babonye interview Benjamin Netanyahu yagiranye na Dr. Phil, utuntu twose tugendanye n'umuhanuzi ndadukurikira nkareba. Hari byinshi Benjamin Netanyahu yavuze muri iyo interview, n'ibindi bakora byo kurangaza abantu bakavuga ngo ISIS ngiramushaka. Ntibishoboka. ISIS yafata Benjamin Netanyahu gute ahagarikiwe na Amerika kandi ari bo criminals, ari bo bantu bakora ibyaha by'intambara cyane ku isi. Kubw'iyo mpamvu rero, niba mu mitekerereze ya Israel babona ko Iran igomba ikavaho burundu, kuba bakwica perezida niho kugira ngo barebe uko bari busubize. Benshi bakaba bibaza bati ese hariya niho hagiye gutangira intambara ya gatatu y'isi yose. Byanze bikunze yaba za Iran, yaba za Korea z'Amajyaruguru, yaba Uburusiya n'ibindi bihugu byose by'abanzi ba Israel na Amerika bamaze kubona ko ibi bintu nta mikino ibirimo, kuko niba bafata perezida w'igihugu bakamuvuna nka kuriya bakamwica ibintu bikarangira, byanze bikunze nabo buriya bagiye gufata izindi ngamba. Ariko nari ngiye kugeraho mvuga nti umuntu ugiye kuza kuyobora Iran byanze bikunze azi neza ko nta hejo heza hazaza afite kubera umugambi wa za Israel na Amerika. Wasubira inyuma ukarebera kuri Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad, ukuntu yari afite ubukana avugira hejuru ko azahanagura Israel ku ikarita, yabyerekanaga umujinya kubera wenda ibintu babakoraga. Iran buriya uko ngiye mbibona nuko mbizi ni igihugu gishaka kugira umudendezo ubwacyo, kigasabana n'abagisanze batagiteza ibibazo. Kuba rero umugambi wa Satani ubona ko Iran babangamiye, kuko Iran burya yanze kujya mu mugambi wa Satani, akaba ariyo mpamvu ubona ifite ibibazo. N'Uburusiya nuko, na za Korea z'Amajyaruguru nuko, niyo mpamvu. Kubw'iyo mpamvu rero Satani aravuga ati Iran ugomba kubyishyura byanze bikunze, ugomba kuyoboka. Iran ikavuga ati no, ntabwo twayoboka kuko tuzi neza
umugambi wa Satani murimo. Akaba ariyo mpamvu burya haba harimo n'ukuboko kw'Imana ko ibintu biba byanze bikunze bigomba kugaragara bikamenyekana nubwo abantu bagira urujijo. Ubu rero byanze bikunze Irani nayo igiye gufata imyanzuro y'ukuntu igomba kwirwanaho. Kwirwanaho rero wibuke ko byanze bikunze ziriya bombe nucleaire zigomba gukoreshwa byanze bikunze intambara niyerura. Tuvuge ko Irani nayo bashatse kuyisenya, ntabwo tubona ko bazayisenya nk'uko basenye za Iraq na za Syria ngo bihagararire aho. Gihamya twarazibonye basubiza kiriya gitero cyabagabweho kuri ambasade yabo muri Syria. Kubw'iyo mpamvu rero Satani uri inyuma ya Israel, bari abijyanye muri Israel nk'uko mbivuga, na Amerika bakora ibintu baca inyuma n'ukuboko kutagaragara, noneho isi ikavuga iti ntabwo tubakeka, noneho Irani yo yasubiza, akaba ariyo babona kuko Irani isubiza ku mugaragaro, abantu bose bagahita babona ko Irani aricyo kibazo. Ariko ibi bintu aho bigana ni hehe? Ibi bintu biragana ku ntambara ya nucleaire. Nubwo bavuga ngo Irani irashaka gukora nucleaire, ariko abantu benshi barebera kure bacukumbura bazi neza ko Irani nayo ifite bombe nucleaire. Irani nayo ifite, kandi byanze bikunze nibakomeza kwishotora kuriya nta yandi mahitamo, nta kindi kizaba gisigaye. Akaba ari umugambi muremure ushamikiye kuri Ukraine uko mbivuga. Abantu benshi bakaba batangiye kuvuga bati Ukraine burya yagizwe igitambo kugira ngo bategure ahantu bariya abantu b'isi Israel bari muri Israel bashobora kuzahungira biramutse bikomeye. Izo ni teori nyinshi zivugwa, ariko byanze bikunze umugambi w'Imana ugomba gusozwa, kuko bariya abantu bari muri kiriya gihugu bafite gahunda yo kugira Israel nini nk'uko nabiberetse muri video zashize. Bakaba bari gusiganwa n'igihe, bagomba kuvanamo za Iran, bakavanamo za Syria, bakavanamo biriya byose. Ubirebe ukuntu Israel yose igomba kuzabingana, kandi tuzi neza ko Israel ntabwo izagirwa gutyo n'amaboko ya muntu, ahubwo Israel izangana gutyo kubera Imana izaba imaze gutahukana ubwoko bwayo buri mu mpande enye z'isi. Akaba ariyo mpamvu rero basiganwa n'igihe, Iran ikaba ibabangamiye, ikaba igomba kuva mu nzira byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo hari uko Iran bashobora kuyisenya burundu bakayivanaho, ariko ntabwo ari intambara izoroha, kuko yaba Uburusiya, za Turkiya, za Korea z'Amajyaruguru na Iran ubungubu nabo bagiye kubona bavuge bati tugomba kurwana n'abo bantu byeruye, noneho nta kuruma duhuha. Ni ukuvuga ngo iyo barumye bahuha niko bakunyura inyuma nyine bakivuna perezida wawe, igihugu kigacura umuborogo. Ibintu rero akaba ari ubuhanuzi bwanze bukunze bugomba gusoza. Nubwo batubeshya ngo ni impera y'isi, isi igiye gushira, ari bya bintu nakubwiye ngo iyo umaze kumenya ukuri wumva nta na appetite ufite yo kuza hano uvuga ibintu bisanzwe, kuko byanze bikunze ubona ko abantu benshi bari muri nosi ntibazi ibiva imbere n'ibijya inyuma, cyangwa se ibiri kuba muri nosi. Kubw'iyo mpamvu rero niho ukuri kugorera, kuko iyo umaze gusobanukirwa ibintu by'isi ariko urugero ngiye gutanga, uba uhanganye no gushaka igihe, kuko igihe gishobora kugura amafaranga, ariko amafaranga ntashobora kugura igihe. Hari ukuri, hari n'igihe. Iyo uzi ukuri ukaba ufite n'igihe, nta kindi kintu cyabiruta. Benshi mu mitwe y'abantu bumva ko amafaranga arashira, ariko iyo ufite igihe cyawe ukagikoresha neza, nubwo kigenda gikoresha neza, gishobora kuguha aya mafaranga kikakwereka ukuri. Ubu nibyo bintu abantu bagomba kuba banyotewe, ukuri n'igihe bizaguha ayo mafaranga, biguhe ubusabane n'umudendezo. Kuri Iran rero
uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga bavuga ko ari umuntu Israel yatinyaga cyane. Nta cya munsi y'izuba twarabibonye, indege ziragwa kugira ngo bibe uruhurirane, indege igwe harimo abantu bose bakomeye abanzi batinyaga, naho ushyiramo ikibazo. Abo bantu bagiye muri iyo ndege gute? Urugendo bari gukora rwamenyekanye gute? Kuko ibyo vuga ngo ni impanuka isanzwe, nta muntu n'umwe uri kubibayinga keretse wenda umuntu udatekereza. Iriya ntabwo ari impanuka, ni ibintu byapanzwe kandi abantu barakwereka nuko abantu benshi batabona. Haba ngewe mbihuza na biriya byabaye muri za Dubai, bavuga ngo huzuye amazi kubera bya imashini byabo bakoresha, bagakoresha imyuzure cyangwa se bagateresha imihindukire y'ibihe mu buryo bwa tekinoloji, uko abantu bagenda babyumva. Kuvuga rero ngo bafata indege bakayihanura bakoresha ubu buryo ni ibintu byoroshye cyane. Ku iyo mpamvu rero nkavuga nti abantu bumva bakunda ukuri, banyotewe ukuri, mushakisha ukuri, kuko niko kuzaba batura aho guhora mwumva ibinyoma. Uzarebe maze iminsi nitegereza nkareba ukuntu abantu benshi bahugiye mu binyoma n'iyozabwonko muri 2024, ukareba ukabona ni ibintu biteye agahinda. Kuki abantu batazi ukuri? Kuki abantu badakunda ukuri? Ukuri iyo kugiye hanze, kuki abantu batagushakisha nabo ngo bakanguke? Kuko niko tuzibohora ingoyi y'umwanzi, tumenya ukuri. Ibyo muri Iran rero ibigiye gukurikira ni ukubitigesha yombi, kuko byanze bikunze Iran nayo ubu ngubu imaze kubona ko umwanzi wayo ari bari abantu bita ubwoko bw'Imana bari muri Israel. Tuzi neza ko ari Ashkenaz. Nta mpuwe babafitiye umugambi wo kubarimbura. Ese ninde uzatanga undi kurimbura undi? Ariko bigaragara byanze bikunze Satani muri nosi yahawe afite ububasha bw'igihe gito ku bantu, ari byo ashyira imbere, ariko kuri kuzagaragara byanze bikunze ntawe uzahishura ukuri igihe cyose. Impamvu rero ngewe ntakunda kuvuga ku bintu uwo mwanya, nuko ugomba gufata igihe ugashunguka biri kuba, kandi ibi bintu ni ibintu biri gusiganwa bitanguranwa n'amatora yo muri Amerika. Narakubwiye nti wihanga amaso muri biri kuba hariya, hanga amaso muri Amerika ku matora ya 2024. Nibwo nizera neza ntashidikanye ko abantu bazatangira gufungura amaso yabo kubera ibintu bigiye kuba muri amatora yo muri Amerika muri 2024 aba mu kwezi kwa 11. Nubwo bitangira kare, ariko amatora ya perezida babiri bahanganye, amatora mu kwa 11, nibwo tuzamenya noneho ukuri kw'ibintu aho bigana. Nuko nabibabwiye, Empire Amerika iri kugwa, ariko ifite ukuboko hariya muri za Israel muri bira bice na za Gaza, ikagira ukundi kuboko muri Russia na Ukraine. Muri Afrika tuzi abayikorera, byanze bikunze bagomba kuvaho. Ubwo butware bw'ikinyoma bugomba kuvaho, noneho hakaza ubutware bw'ukuri. Niyo ntambara ihari, hari intambara y'ikinyoma n'ukuri, nubwo abantu benshi batabyumva cyangwa batabizi, ariko Satani wa mbere akaba ayobowe na Amerika, n'abari abantu bishyize muri Israel bakita ubwoko bw'Imana nk'uko nabisobanuye, ndabyerekana neza. Nubwo benshi batabyumva, ariko byanze bikunze bagiye kujya hanze bagaragare, bakwica perezida wa Iran, bakwica nde, bagira gute, ntabwo bashobora gukumira ubuhanuzi, ntibazabuhagarika. Ikizaba ahubwo nuko hagiye kuba intambara noneho yeruye, noneho iyo ntambara igamije gusenya Iran. Kuko nabikubwiye ko intambara mu by'ukuri igamije gusenya Iran kugira bayivaneho, noneho bakomatanye ibihugu byose biyoboke, babijyane muri wa mugambi umwe, ari wa mugambi umwe w'idini rimwe, ifaranga rimwe, ubuyobozi bumwe, byose noneho babishyire ku mugaragaro, abantu bose bayoboke ku ngufu. Kuko za Iran n'Uburusiya na Korea z'Amajyaruguru arizo zikizista, zidashaka kujya muri uwo mugambi, bagomba kujyamo byanze bikunze. Ari nayo mpamvu bumva na Afurika y'Epfo nayo ifite ibibazo, kubera byashyira hamwe Uburusiya, Ubuhinde n'ibihugu bindi bafite hamwe bashaka gusenya no kugira ngo Amerika ikomeze iyoboye.
ariko se bizakunda? Ntibizakunda. Irani rero kuba bishura mu perezida ugiye kumusimbura, byanze bikunze agiye kuza afite indi migambi, kabone ko azi na gahunda za Satani, abona neza n'amaso ye ibyo Amerika na Israel bapangira, bazi neza ko bagiye kubarimbura, ariko se bazabashobora? Kuko nabo tuzi ko bafite bombe nucleaire. Intambara rero igiye gukurikira izaba muri ibi bintu mu kwitegesha yombi, ariko ukamenya ko ari ibintu byanditse bigomba gusoza byanze bikunze, noneho ukuri kukazatsinda ikinyoma byanze bikunze, bikajya hanze, kuko udashobora gukomeza wimika ikinyoma ibihe byose. Hari igihe kigera kwa kuri kukaza hanze, akaba aribyo bigiye kuba, ubwoko bw'Imana bukazamenyekana, umunyakuri akamenyekana, na gahunda y'Imana ikaza mu isi, ngo dusenga tuvuga tuti reka ubwami bw'Imana buze nk'uko bumeze mu ijuru buganze mu isi. Niyo end game. End game ni uko Imana ariyo izayobora, ikazana ubuyobozi bwayo kuri ino si, noneho Satani wahawe isi igihe gito agatsindwa burundu. Nizo ntambara zirimo byanze bikunze zigenda ziba, bagakora ibintu nka biriya bakoze kuri Irani, ariko bakibeshya cyangwa bakibagirwa ko ubuhanuzi bugenda busatira umusozo. Umusozo rero ni hezo ryabo, bazi neza ko atari ryiza, niyo mpamvu bashyiramo imbaraga zose kugira ngo bahangane n'ubuhanuzi bw'Imana, ariko tuzi iherezo ryabo ko Imana izabatamaza. N'ubu bazi ko hari abantu benshi batazi ko buriya ngo bitegura kuzarwana na Kristo nagaruka, nizo gahunda barimo kugira ngo bitegure ibyo byose, noneho ngo bazahangane na Kristo. Ariko se wahangara Kristo kuko umwami w'abami? Umuntu utekereza nk'ibyo ngibyo bikwereka ko abantu bo ku isi noneho yumva ko yabirara uko ashatse. Ariko Imana irategereza, ubuhanuzi burategereza, ariyo mpamvu ubona Irani bigenda mu gahoro, kuko Irani izi ubuhanuzi neza, izi gahunda ya Satani neza, ariko enough is going to be enough kugeza aho Irani noneho izajya mu ntambara yeruye na Israeli, ubundi ubuhanuzi nibwo buzaca urubanza. Aba rero mbabwira ni bantu, mukanguke, mushakishe ukuri, muve mu binyoma, kuko uko kuri niko kuzabatura, niko kuzatubohora, tukava ku ngoyi y'umwanzi Satani ubuziraherezo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.